bisabye iminsi 522 bivuze ngo ni umwaka amezi 6 n'iminsi 2 kugira ngo ikipe ya Real Madrid itsinde umukino wa Elclasico. Ni umukino wakinwaga mu ijoro ry'ejo, ni umukino wakinwe hakiri kare cyane rwose ku mugoroba. Ikipe ya Real Madrid yatsinze ikipe FC Barcelona ibitego 2 ku gitego kimwe. Ni ikipe ya Real Madrid yari yakira ikipe ya FC Barcelona. Nyuma yuko Kylian Mbappe umeze neza muri iyi minsi yabanje gusifurwa na VAR ku munota 12 bakamubwira ko yari yaraririye, cyari igitego cyiza cyane rwose, yahawe umupira ahindukiye atarebye no mwizamu ko yari yarebye hakiri kare cyane, bamubwiye ko atari cyo. Ariko ku munota wa 22 nyuma y'iminota 10 Kylian Mbappe nyuma y'umupira yarahawe na Jude Bellingham yatsinze igitego cya mbere. Ntibyatinze kuko ku munota 38 Lopez yaje gutsinda igitego nyuma y'umupira yarahawe na Marcus Rashford. Gusa ku munota 43 mbere yuko bajya kuruhuka, Dore wari watanze umupira wavuyemo igitego yahise atsinda igitego cya kabiri. Nuko umukino ibyakurikirana ibyo byose tugiye kuganiraho waje kurangira ari ibitego 2 ku gitego kimwe cy'ikipe ya FC Barcelona. Bagabo rero uyu mukino uburyo nifuza ko tuza kuganiraho buri kipe tubivuga ukwayo. Duhere ku ikipe ya Real Madrid rugaju yatsinze uyu mukino, umva ko bisabye iminsi myinshi. Xabi Alonso kera kabaye yabonye intsinzi imbere y'ikipe ya FC Barcelona ibitego 2 ku gitego kimwe, ndetse ubu ngubu byatumye barushaho gusiga FC Barcelona ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona nyuma y'umunsi wa 10 wa shampiyona. Nibyo ikipe ya Real Madrid yasabye ingufu nyinshi cyane nyuma y'igihe cy'uko sezishize yose yarangiye Barcelona batsinzemo match enye zose. Cyari ikibazo gikomeye cyane rero kongera gutangira indesizo batsindwa byari guhita bishyira igitutu gikomeye cyane ku kazi k'umutoza Xabi Alonso wari kuba ntacyo ahinduye ku byari byarananiranye n'ubundi kuri Carlo Ancelotti, kikanaba n'igisubizo cyo kuvuga ngo okay, twe nka Barcelona n'ubundi amahirwe y'igikombe turafite kubera yuko niba dushobora gutsindira Real Madrid i Bernabeu dufite imvune nk'izo Barca yari ifite, notama abasore Lewandowski ndetse na Rafinha ndetse na Dani Olmo, byabahaga ibisubizo bike cyane kuri bench. Ahari byarakuvuga ngo ni ryari se bashobora kudutsinda ko niyo tutuzuye, niyo turi wabo, niyo bahinduye umutoza, ni ibyo bakora byose. Donc byari kuba bigaragaye yuko ntacyo byigeze bifasha Real Madrid. Rero umuntu wa mbere wahabwa credit mu byabafashije muri iri joro akaba ari umutoza wayo Xabi Alonso, wabaye umunyabwenge cyane mu buryo yapanze ikipe ye. Ubwenge bwa mbere yagize ni ukubanza kumenya icyo Barcelona irusha ni makipe ku mugabane w'Uburayi. Barcelona ifite mediane nziza cyane by'umwihariko mu bijyanye no kwiharira umupira cyangwa se possession. Ibyo n'ubundi ntago byigeze bihinduka ko n'ubundi ugiye gufata icyo bita statistique cyangwa se ibyaranze umukino. N'ubundi Barcelona possession hari imbuga zageze ya 68% zigara Real Madrid 32%. Ariko ibyo nanone hari ikintu gisa n'ikinyuranye nabyo, wumvisha bihariye umupira cyane watekereza ko ari bo bagize uburyo bwinshi bw'ibitego biratandukanye cyane, kuko mu buryo bushoboka 23 Real Madrid yaremye 10 yabuteye mu izamu, mu gihe Barcelona mu buryo 15 yaremye 6 ari bwabashije gutera mu izamu. Mu gihe Real Madrid yakoze corner 12, Barcelona yakoraga corner 4 gusa. Birakwereka rero yuko iteka ryose mu mupira iyo umuntu apropoje uburyo bw'imikinire runaka, nawe ushobora gupropoza uburyo bwabucubya cyangwa se bwabubuza kuba bwagera ku ntego kandi bigakunda. Nari mvuze kuri tactique ku mutoza wa Real Madrid, yarafashe icyemezo cyo kuzanamo abasore 2 bakinira hagati mu kibuga bose nk'abarekiperateri, ubwo ni Tchouaméni ndetse na Camavinga. Hanyuma afata ikindi cyemezo cyagoye abantu benshi kumva uburyo aba bakinnyi bagiye gukinana, ubwo ni icyemezo cyahurije mu kibuga umusore Jude Bellingham ndetse n'umusore Arda Güler. Reka tubanze tufasha abantu kumva, kangufashe kuri kano kantu akwinjizemo neza, ndumva ari bwo uri buhita gasobanura neza. Uvuga ngo ikipe ya Real Madrid mu gupanga formation yayo yakoze formation ya 4-1-4-1, niko formation yari imeze. Uvuga ngo icyo warugezeho ni umuntu bita Arda Güler n'umuntu bita Jude Bellingham. Uvuga ngo muri 4, uvuga ngo abarekiperateri 2 yarafite, uvuga ngo imbere ya defense yahashyize obita Camavinga. Tchouaméni ubwo ni Tchouaméni ahubwo
Yego, Yaje- nyine defense, Eh, Tchouaméni. yaje- Yego, yaje Tchouaméni. Tchouaméni. hanyuma azamura akamavinga right winger yego yagiye kuri Instagram aravuga ati new position unlocked right Urumva? winger ashyiraho turebye Yego. akina kuri Sibyo? karindwi Yego. abita kuri karindwi Ashyiraho- ariko nyine mu buryo bw'imipangire mu buryo bw'imipangire ni ukuvuga ngo mu buryo bw'imipangire byagaragaraga muri formasiyo yari 4-1-4-1 mu gihe formasiyo ya Barcelona yari 4-2-3-1 ni ukuvuga ngo wari ugeze gusobanura uburyo bw'abantu noneho uburyo bahuriye mu kibuga uwo bita Arda Güler na Bellingham na Kamavinga abo bari babandi bane nyine na Tchouaméni wa kane Yego. bari bane hanyuma imbere yabo harimo harakina uwo bita Kylian Mbappe. Kylian Mbappe ni ukuvuga ngo nari nibagiye Vinicius ni Vini- ukuvuga ngo bane bari Bane yari bari Kamavinga Arda Güler Jude na Vini ya nibyo hanyuma ubwo wari ugeze kudusobanura nyine Iburyo uburyo bw'imikinire. uburyo umutoza yagiye adomina undi bijyanye na formasiyo z'uko abakinnyi bari bahagaze mu kibuga nibyo ikintu cya mbere ni uko mu buryo ikipe ya Barcelona ihagarara birasa naho iyo uburyo bwo kuvuga ngo irugarira cyangwa se iradefanda kubera yuko iba ifitemo batatu muri mediyane yayo niyo dushaka gutinda gato iba ifitemo Pedri ikageramo Frenkie de Jong ikageramo ndetse na Firmino Lopez wari waje gukina kubera ko yari amaze n'igihe yitwara neza muri iyi minsi abo batatu Barcelona nibikoresha kenshi ikagumana icyo bita umupira nyine possession binayigeza kuri 60% ariko iteka ryose kubera yuko aba bakinnyi batatu bose bahuriye ku kintu cyo kuba offensive minded cyangwa se bose bafite igitekerezo cyo kuba ari abakinnyi bakina basatira izamu cyangwa se bafasha mu kuba batembereza umupira bawujyana mu bakinnyi babo b'imbere bivuga ngo ikibazo cya mbere Barcelona yagiraga iyo yatakazaga umupira nicyo Real yari ikomereyeho ubwo ni kuri ba bakinnyi babiri twari tumaze kuvuga Arda Güler ndetse na Jude Bellingham Arda Güler mu buryo bw'imipangire wabonaga ko asa n'uwahengamishijwe ku ruhande rumwe urundi ruhande ruriho Vinicius Junior umukinnyi ukoreshwa cyane muri Real Madrid iyo basohora imipira cyangwa se iyo batanga imipira kuko bazi ko azi kwihuta afite pace afite umuvuduko uri hejuru aba ari Vinicius Junior akenshi ariko Arda Güler barabizi ko si umukinnyi mwiza cyane mu gukinira ku mpande kandi nanone ntiwavuga ngo Jude Bellingham arakinira ku 10 n'uyu musore akinire ku 10 bombi bahurire ku mwanya umwe ari babiri byari kuba bigoranye niki rero umutoza wa Real Madrid yahisemo gukora kandi cyabaye kiza cyane iyo Real Madrid yabaga idafite umupira kubera Jude ni umusore muremure ufite imbaraga yagarukaga hagati mu kibuga ariko hagati nyine agasanga Tchouaméni na Kamavinga na Jude Bellingham bakaba batatu bagiye kurwana urugamba rwo kureba ukuntu barekipera umupira cyangwa se bakwaka umupira hanyuma uruhande ruca umusore witwa Barde ukunda kuzamuka uruhande rukomeye cyane rwa Barcelona bamukurikizaga uyu mwana Arda Güler bakamubwira ati wowe ugerageze ukora ibishoboka byose uko Barde arabagerageza kuzamuka kandi urabizi neza ko uruhande Barde ariho ni naho hantu hari intege nke za Real Madrid kuko niho Fede Valverde yakinaga bamuhengetse kuri kabiri babwiraga Arda Güler guma ku murongo neza ujyane na Barde ntumuhereze icyo kintu cya freedom cyangwa cy'ubwinyagamburiro ndasobanura impamvu ya Barde cyane iyo Barde barimo baramusohorera ku ruhande rw'imoso Barca igiye gusatira baba bagira ngo bakore icyo bita rest defense y'abakinnyi batatu baba bagira ngo basige umudefenseur witwa Eric Garcia na Kubarsi na Kunde kuko Kunde nawe buriya ni umusenta baka ushobora no gukinishwa kuri kabiri ngo umutoza ahitamo gusiga abo batatu inyuma basubiremo Garcia Kubarsi na Kunde nk'abacubya kwataka kwa Real mu gihe yabaka umupira igiye kubakoramo counter attack hanyuma agahita afata abandi bakinnyi bose ubwo ni uguhera kuri Barde mu binyuma kongeraho batatu hagati barimo Lopez De Jong na Pedri babaye bane kongeraho Rashford Torres na Lamine Yamal ubwo bakaba barindwi ni barindwi bari kwataka kuri batatu basigaye kuko ari bwo buryo Barca ikinamo Barca twese turabizi ko kugira ngo igutsinde nuko igomba kugira abakinnyi benshi mu kibuga cyawe impamvu igomba kugira abakinnyi benshi mu kibuga cyawe ni ukugira ngo ibashe kokipa espace cyangwa se ahantu hose hashobora kuboneka umwanya bashyiramo umupira habe hari abakinnyi babo kuki bagomba gushyira abakinnyi benshi
mu kibuga cyawe kugira ngo bize kubafasha nyine ku mupira wabo ahantu hose habonekamo umukino. Nuko Barca idakina icyo twita je direct, nuko Barca idakina ivuga ngo uvuye inyuma direct ugiye imbere, bagenda bubaka gahoro gahoro. So iyo ushyitamo gukina amapasi magufi nk'ari ya Barca ikina, ugomba kugira abakinnyi benshi nyine kugira ngo umukinnyi ufite umupira abone ibisubizo byabo yapasa, kuko ekipe bari guhangana nayo iraza byanga bikunda gushaka ukuntu imwaka umupira. Ibyo rero nibyo biri guteza ikibazo muri Barcelona ubu ngubu. Ni ikibazo giteye gute? Ni ikibazo cyitwa kuvuga ngo when we are out of possession dukora iki, iyo umupira tutakaje twitwara gute. Ubwabyo urumva ko hari abakinnyi Barca yakoreshaga mu mikino yashize bafite profile zitandukanye n'abo yari ifite uyu munsi. Urugero nka Rafinha, hari ukuntu bakinaga bakazamuka bahererekanya gahoro gahoro, ariko babona nk'uburyo bwo kuransa umupira muremure bakawujugunya mu mugongo w'abadefanseri ba Real Madrid, Rafinha akiruka akaba yafinishinga agatsinda. This time byari kubaka gahoro gahoro bapasanya, ari nacyo cyatumye na Lamine babura cyane. Icyo rero yakoraga ni iki rero, rero yagendaga igakora iyo block irimo Valverde, irimo Militao, irimo Dini Huijsen, irimo Carreras, bane b'inyuma bakaguma inyuma, igahita igira wa Arda Güler. Mu mwibuke nababwiye ugomba kuba ari kumwe na Barde, kuko Barde ni threat ikomeye cyane ku ruhande rwa Barcelona. Batakiri ibumoso ariko bashaka kuza kureba ukuntu uza kuhashyira ingufu ugiye gukurayo umupira, kuko n'uhango abakinnyi bamuvinga naho umupira uri kujya. Barca rero isora umupira kwa Barde. Iyo usoreye kwa Barde abakinnyi baramanuka ba Real Madrid bakajya gufunga iyo zone irimo Barde. Barca igahita ikora icyo bita transversal, igafungurira ikibuga baro ndende kwa Lamine Yamal, kuko bari ku rundi ruhande. N'uhango Barde bari ku ruhande rumwe na Rashford, hanyuma Lamine Yamal ari ku rundi ruhande ari kumwe na Kunde, ariko Kunde yasigaye inyuma, Lamine Yamal ni wenyine. Iyo rero babonye bamaze kubakurura kwa kundi bari gupasanya Lopez, Frenkie de Jong, Barde, Rashford, ako gace iyo zone y'ibumoso, iyo bamaze gupasanyaho cyane mukagira tendancy yo kujya muri abakinnyi ba Real kugira ngo mujye gushaka umupira, bahita bawugara hagati bakawa Pedri agafungura ikibuga agahita pasa ruguru kwa Lamine Yamal. Niho Lamine Yamal rero yisanga ari muri situation z'umukinnyi umwe wa Real Madrid witwa Carreras, kuko Vini nawe ukina kuri urwo ruhande wakabaye akora couverture. Vini nawe akinira imbere muri Real Madrid, ntabwo nawe agaruka mu batanga support cyane inyuma. Bivuga ngo Lamine inshuro zose yagiye akina na Real Madrid, kimwe mu bintu byamworoheraga nuko yabaga ari buze gufesinga umukinnyi umwe, yisangaga Vini yagiye imbere hanyuma agasanga asigaranye umudefanseri umwe wo guhangana nawe, bikamworohera. Ino nshuro rero ubwenge bwa mbere bwa Ancelotti navuze bwa Alonso navuze ngo nukugira abakinnyi babiri barekipera. Umukinnyi witwa Kamavinga akinisha imoso, yarari hagati mu kibuga, yafatanyaga na Carreras bagakina couloir iriho Lamine Yamal, kuko niho yasohokeraga. Urumva ni babiri, ni Carreras umudefanseri na Kamavinga wari uri hagati, yabona bahaye umupira Lamine akajya gusanga Carreras, bakaba babiri umwana ari umwe, bikabanza bikamugora. Wibuke ko uwo mufasha kuri kabiri wabo yasigaye ni Kunde. Hanyuma ku rundi ruhande Barca tuzi ko isorera imipira mu mpande, mu gihe umupira bawuzanye uri kumwe wenda na Barde na Rashford, Arda Güler yabaga ari kumwe na Valverde nabo bari kuri urwo ruhande bahafunze. Noneho Barca igashaka kugarura baro hagati, igasanga n'ubundi Real hafite babiri bafunze, Chouameni na wa Jude Bellingham wagarukaga hagati Real Madrid idafite umupira, nayo ikasanga abakinnyi babiri. Ikintu cya mbere cyagoye Barca kitanayihaye n'uburyo bwo gutera amashoti menshi mu izamu cyangwa no kubona ishoti akuruto wenda ngo uvuge ngo hari amasevo yatari yakoze, nizo block ebyiri. Ni block iri muri mediane yabo bakinnyi ngarutseho Arda Güler, Chouameni, Kamavinga ndetse na Jude Bellingham. Hanyuma hakaba na block y'abari inyuma bane irimo Fede Valverde, Dore, Militao, Huijsen ndetse na Carreras, batatumaga Barcelona cya kindi bita espace zo gucishamo imipira. Niba ari abakinnyi 8 ba Real bari mu kugarira, uri kumva ko Barca yo isohora barindwi bajya kwataka. Urumva ko at least ku munzani Real ifite umukinnyi umwe uri kurenzaho. Igisigaye ni ukujera amasituwasiyo gusa, umukinnyi acungana n'undi aho barigiye. Abakinnyi ba Real niba hari abakinnyi babiri ba Barca babiri ba Real bakaba bahari na extra player bafite, kuko ni 8 kuri barindwi, donc bakagenda bajera urwo rukuta rwabo cyangwa se izo bloke zabo zidahungabana ngo zigama ama espace Barca yacishamo imipira batsinde. Iyo Real yafataga aricyo Barca rwaye cyitwa out of possession, mwagiye mubona offside menshi cyane kuri Real Madrid gatsinda ibitego bakabyanga. Kariya kantu Barca yazanye kitwa offside trap, kariya kantu k'umutego wo kurariza rimwe na rimwe kanayikorera ubundi kazayigora.
ubundi umwaka ushize bari bafite umukinnyi mukuru uyobora iyo defense witwa Inigo Martinez baramugurishije muri Saudi Arabia kubera ibibazo by'amafaranga. Muri iki gihe Araujo akaba ari mukuru byibura ntago ari muri forme. Harimo defense y'abajene bakiri bato twese tuzi Eric Garcia yakiri muri Man City yari umukinnyi w'umubencheri ntabwo ari wa mwana wavuga ngo ufite experience ahatari ku myaka 24 ku Barcelona cyari muto cyane rwose n'umwana w'imyaka 18. Ubyumvise ntabwo bari bagera experience yo kuba ari beza cyane mu guhangana n'abakinnyi babiri Real yabaga yasize Pes ya Vini ndetse na Kylian Mbappe wari uri kubasha noneho gutrackinga cyangwa se kubarana n'aba bahungu uburyo agomba kuza kubacika. Niba babonye igitego yatsinze n'umupira Jude yamuhaye Jude umupira yahawe na Kamavinga, Jude arahindukira kwa kundi baba bahagaze abadefenseri hagati yabo harimo umwanya Garcia na Kubarsi wa mwanya uri hagati y'abadefenseri niyo Mbappe yaciyemo yiruka umupira uraza uhita umusanga ahita agenda arafinishinga. Nkango icyabaga kigoye nuko Mbappe ataba ari muri offside bamupasa umupira gusa naho ubundi inshuro zose ashobora kubona atari muri offside n'ubundi ari kubatsinda ibindi bitego. Urebe n'ikindi gitego Real yatsinze Barca n'ubundi yagize ikibazo cy'abakinnyi bayo kuko Sama Costo Real nanone yatatse irazamuka bageraho Eder Militao yisanze mu kibuga cya Barcelona mu rubuga rw'amahina bahindura umupira awukubita umutwe awugarura mu izamu usanga Jude ahagaze wenyine asunikira mu izamu. Ariko wabanza ukibaza iyo action yo gutera baro deuxième poto Eder Militao ikagaruka imusanga agahita yisunikira mu izamu. Yagaragazaga nanone uburyo kutagira Araujo na Inigo Martinez bari beza mu kirere bamacinga igihagaro cy'abakinnyi ba Real Madrid nacyo cyabaye threat ikomeye cyane kuri Barcelona cyangwa cyayigoye cyane. So mu magambo magufi rero Real Madrid yabaye nziza kurusha Barcelona. Imibare twayibonye mu buryo bw'ibitego mu buryo bw'amashanse bakreye ariko tactically tubyamverupye mu magambo magufi kugira ngo umuntu agire icyo atahana cyitwa take home. Barcelona fata iyi nteruro ari utahana. Barcelona ibishaka gukina ikakurusha umupira icyo bita possession ariko ifite ikibazo cy'icyo twita mu mupira balance cyangwa se nukuvuga ngo ubwirinzi cyangwa se rest defense yabo abakinnyi basigara inyuma bavuga ngo ese ko dushoye barindwi kwataka abo baduhindukirana abatatu bacu b'inyuma aribo Garcia ku Barcelona kundi babasha guhangana n'aba Real Madrid. Mu yandi magambo ubwiza bwa attaque ya Real mu gihe ibonye umupira bwari bwiza cyane kurusha defense ya Barcelona kuko Barca ikibazo cya defense kimaze igihe ariko nanone ubwiza bwa attaque ya Barca mu gihe cyashize na mediane ya Barca twagiye tubona mu gihe cyashize Real yaburindishije kubategerereza mu kibuga cya Real Madrid igakora amabloke abiri bane hagati bane inyuma bigatuma abakinnyi ba Barca batabasha kubona aho bamenera. Mu yandi magambo icyatsindishaga Real muri sezo zashize yashakaga gufungura ngo ikine yatakane na Barca bya bindi ngo bya omboka reka dufungure mugende natwe tugende mufungure natwe dufungure bakarushwa kuko Barca ni nziza cyane mu kijyanye n'uburyo nyine yiharira umupira ariko iki gihe bari bemeye icyaha baravuga ngo ntitwashobora Barca gukina nayo umupira n'ubundi yagize 68. Reka twe tujye twitegereza hanyuma ducungane n'abakinnyi bacu imbere beza Mbappe ndetse na Vini tujugunyira imipira na Jude Bellingham. Abantu bajya bibaza impamvu rimwe na rimwe umutoza azagahindura ibintu kandi abakinnyi batahindutse. Buri mutoza agira filozofi ze kandi kuzubakiraho bijya bitanga umusaruro. Uyu mutoza Alonso amaze iminsi iye exercice arimo arayikora ntabwo yayapuritse kuri match ya FC Barcelona gusa. Ngira ngo abantu babonye match ya Real Madrid itsinda Getafe cyari kimwe ku busa byari bigoye cyari igitego kimwe ku busa. Chouameni nyuma y'iyo match interview bamuhaye urumva amacano yo mu Faransa akunda kubaza abafaransa iyo bagize imana bakamubona. Chouameni barambaje bati tubwira uruhare rwa Arda Güler muri iki kibuga. Bari batsinze Getafe igitego kimwe ku busa ubona byagoranye. Aravuga ngo ni umukinnyi mwiza uri flexible iyo afite umupira ariko iyo nta mupira afite ni umukinnyi udufasha mu buryo buri defensive. Ni Arda Güler abantu bazabona ari umukinnyi nyine kubagana ashaka ibitego ariko mu gihe cy'ubwugarizi
ni umwe mu badufasha cyane kubera ko agira wakireti iri hejuru n'uburyo bwo kwihuta no kwambura umupira igitego mbappe yatsinze cya offside niwe wambaye baro ahita yijugunya kwa mbappe ako kanya. Ikindi banakoze iyi exercise nanone bayikoze kuri match ya Juve ejo bundi y'igitego kimwe ku busa nabwo the same last night sorry gato ntabwo ari we watanze assist oya ndiko igitego mbappe yaratsinze cya offside yari yambaye baro ahita yitanga muri yambuye ngo Arda Güler ubwo buryo nibyo twavugaga nyine mu buryo bw'imipangire ya 4-1-4 rimwe byavugaga ko n'ubundi mu bantu bane bari imbere abo bane bo hagati harimo babiri bafite inshingano ziri defensive kongeraho n'abandi babiri bari buze kugira inshingano ziri offensive aribyo nyine no kuvuga ngo buri gihe nta na rimwe ikipe ya Barcelona yaje kwisanga iri libre bwa bundi buryo bwo gukora amatekons uko biboneye mu buryo bworoshye cyane ngira ngo ikindi ubwo twajyaho icyo gihe nendaga kukubaza hari ibyo mu kanya rugaju yavugaga ndakanota nyine kugira ngo ntamuca mu ijambo umutoza w'ikipe ya FC Barcelona Hans yarabizi ko afite abakinnyi babura barimo Rafinha barimo Robert Lewandowski ubundi urebye muri la defense hari n'imipira caracaye cyane imbere y'izamu ry'ikipe ya Real Madrid kuryo hareba ukavuga uti wenda yaza kuhaba hari ikindi twakabaye tuvuga na Dani Olmo yego ariko agahitamo gukomeza gukina ya Highland Defense byo ntibyaba ari muri bimwe kwizirika kuri ubwo buryo bw'umutoza Hans Flick byatumye bamumenasa kuko n'undi yagumye kuri ya systeme ya 4-3-3 yagumye kuri systeme ye ngira ngo ikintu cya mbere rigoga mbere yuko Barcelona ikiniye match urabizi ko Hans Flick yabonye ikarita y'umutuku yego ndetse Barcelona yanandikira Liga iyisaba ko iyo karita yavaho biza kurangira n'ubundi la Liga ibahakaniye urabizi ko Hans Flick ntabwo yatoje wamubonaga mu birahuri yarari mu birahuri hejuru hatoje umutoza wungirije noneho nuvuga ngo ikijyanye n'uburyo Barcelona isanzwe ikina ntibigeze bashaka kugihindura bakomeje gustikinga batekereza ko n'ubundi ikipe ya Real Madrid bari buze kuyiprofita muri bwa buryo bwo kugira abakinnyi batajya baza kuyifasha cyane cyane ba Vini na Mbappe ni beza mu buryo bwo gusatira ariko ntabwo ari beza mu buryo guhuza gufasha cyane cyane mu gihe ikipe irimo iratako bakomeje gutekereza basikinga kuri ubwo buryo wibaze ko Barcelona kubera ibibazo by'abakinnyi ifite bagize ibibazo by'imvune Fermin Lopez uyu munsi niwe mukinnyi niwe ngenderwaho mu mikino ibiri afite ibitego 4 uwo bita Marcus Rashford basigaye bajya gutangaza abakinnyi bagomba kuba bahagarariye Barcelona Rashford akaza imbere kubera ko niwe ufite imibare myiza sofa muri iyi minsi so ngo rero bafite ikibazo cya effective ariko nanone gustikinga ku mitekerereze y'umutozo urabizi abadage ntibajya bapfa guhindura yakomezaga gutekereza ko n'ubundi abakinnyi ndi buze gushyiramo baraza kugira ibyo bahindura kuko yakoze n'amaramplacement menshi ariko atigeze atanga umusaruro rwa Barca ni imwe mu nabonye n'abantu bakomeje kwitubaza kuri YouTube kimwe mu bibazo bikomeye Barcelona ifite ntabwo ifite effective izi mvune zaje ari ikibazo gikomeye urumva kubura Olmo kubura Lewandowski ndetse na Rafinha rwose ntawabura kuvuga ko iyo babagira wenda babiri bashoboraga kubanza mu kibuga hanyuma muri aba babanjemo donc yarikwiye ifite nk'abakinnyi batatu beza kuri bench wanabibona no mu buryo basimbuje kimwe mu byo Real nyine yagiye igiramo umugisha Real Madrid byibura yashoboye gukora remplacement zirimo umusore nka Brahim Diaz Carvajal Rodrigo Garcia ndetse na Dani Ceballos Real byibura yazanye abakinnyi batanu ubona ko bari ku rwego ruzima ariko nka Barcelona kuzana Araujo muri defense kuzana Casado kuzana Gerard Martin ntabwo ari ukuvuga ngo ni abakinnyi wenda babi cyane ariko si zo remplacement yakifuje yagira Lewandowski na Rafinha na Dani Olmo urumva nka Rafinha yagomba kubanzamo Rashford akaba ari bench urumva ufite igisubizo cya Rashford kuri bench ni umukinnyi mwiza iyaza kuba afite Lewandowski Ferran Torres yari kubanza kuri bench Ferran Torres aje asimbuye at least yaba inyongera nziza iyaza kuba afite tuvuge wenda Dani Olmo igihe wenda byarakunanira Fermin Lopez yari kuzana na Dani Olmo ibyo nabyo byagira uruhare ariko igikomeye cyane Real Madrid cyayigize nziza ko sinshaka kuyobya nk'ibyo abafana ba Barca bamwe bashaka ngo dufate indabyo za Alonso no gutsinda kwa Real ngo tubikubire mu mvune za Barca ntabwo ari byo kuko na Real ushaka kukubwira ati natwe rega twahengetse Valverde hati tumaze igihe Trent na Carvajal bombi batameze neza so ibyo ntabwo ari urwitwazo umupira uko uteye ni kumwe umupira uko wanarizwa plandije umutoza kuko umutoza wa Barca ngo yari yahanwe ngo atari ngo kuri bande touche ngo ari hejuru ngo byagize uruhare runini cyane so niba atarashoboye no gukontorora umujinya yari afite
muri match ishize wakwibaza icyawumuteye kugera ubwo abona iyo karita. Iyo frustration yagize kugeza abonye igitego mu masegonda yanyu ni ikibazo cyo kuba adafite ikipe imeze neza muri iki gihe. Kuba ikipe itameze neza wavuga ngo biraterwa n'iki? Si izo mvune gusa, ni uko Barca itari ifite n'amafaranga yo gushora ku isoko. Impamvu itari yafite ni uko Barcelona yagize ibibazo byo kujera umutungo nabi mu myaka yashize, kugeza ubwo isigaye ijya kugura bakayibwira ngo amafaranga wemerewe yashize, nka kwa kundi momo yawe usanga nta gisigaye. Hanyuma kandi mu bindi byaranze uyu mukino ugana ku musozo, mu minota 10 y'inyongera Pedri yahawe ikarita ya kabiri y'umuhondo kuyambere ku minota 42, ariko kandi Runini ahita ahabwa ikarita direkte y'umutuku. Ibi ni bimwe mu bintu byaranze uyu mukino. Yego, Andre Runini yari umuzamu w'ikipe ya Real Madrid wari uri kuri bench. Ikintu cyatumye ahabwa ikarita y'umutuku niwe wagiye gushotora bench ikipe ya FC Barcelona. Yagiye arahaguruka aravuga ati mwicare muceceke mutuze. Bamubaza izo nshingano n'izawe, bamuha ikarita y'umutuku. Noneho hatangira rero ikintu bita umwiryane mu kibuga, byaturutse ku muntu bita Daniel Carvajal. Ariko reka mbere ko twijya mu kibuga tubanza duhera aho byahereye. Wango Lamine Yamal barimo barategura match ya Elclasico, yagiye ku mbuga nkoranyambaga ze yandika Real Madrid n'abakinnyi bayo bashotora ko ari abantu biba barangiza bakiriza. Yakoresheje amagambo ya steal and complain. Barabibika wango ari abafana, ari abakinnyi, ari abatoza, abantu bose muri Real Madrid, kuko ejo umutoza wungirije wari wanahawe n'inshingano zo gutoza ikipe ya FC Barcelona yanabigarutse yavuga ati ntabwo yagize umukino mwiza, atariko na public n'ubundi iri mu byamugoye, kubera ko public yibukaga ayo magambo. Ayo magambo rero abakinnyi ba Real Madrid baragiye bayafata personal, bumva birababaje cyane. Umuntu wa mbere rero wagiye gutera amagambo Lamine Yamal match kirangira ni umuntu bita Daniel Carvajal. Yagiye amwereka intoki amubwira ati uravuga cyane jya ugabanya umunwa. Uwo bita Lamine Yamal mu gihe yasubizanyaga na Carvajal amubwira ati ngwino tugende tujye kubiganira muri dressing room. Uwo bita Vinicius yari yavuye kuri bench nawe ataza kwataka, arabikunda cyane, aza kwataka Lamine Yamal aramubwira ati you speak too much, talk now. Turavuga cyane noneho vuga nyuma y'umukino, gira icyo uvuga kuri uyu mukino. Uwo bita Lamine Yamal aramubwira ati let's go inside, let's go now. Amucini amarenga amubwira ati ngwino tugende, sigaye kararana n'umusheri wako waza ukabwira iki ati ngwino tugende tujye muri dressing room tubivuganireho, ati ngwino tubirangirize muri dressing room. Uwo bita Thibaut Courtois aba yinjiye mu ntambara, aza kugasunika Lamine Yamal. Rafinha aba aritambitse nawe yari yambaye, yari ari kuri bench bisanzwe, nawe aza muri iyo ntambara. Kamavinga ariko na Frenkie de Jong nibo basa nkaho bayihosheje, babasha gutandukanya nyine Alonso bati calm down guys, batsinze byarangiye. So ikintu cyitwa rero uko gushotorana no gushwana byaturutse cyane cyane kuri Lamine Yamal, wagiye atangaza amagambo yo kumenaza ikipe ya Real Madrid. Mu masegonda 2 ntabwo mpamya yuko Real Madrid yagize comportement nziza kuri Lamine Yamal. Nakunze maturité ya Tchouaméni, ariko igomba no kumuranga nyine. Tchouaméni ni umwana warezwe neza wize umupira, ariko afite na famille nyine y'abanoble mu Faransa. Mama wari ari mu ba inspectrice b'uburezi b'amashuri muri France. Papa we akaba nawe ari umugabo uri mu buyobozi bwa province bari batuyemo. Ni umwana ubona ko afite akantu ka sagesse kameme kurusha bamwe mu bakinnyi ba Madrid nka ba Vini. Ko yavuze ati kuba yaravuze ngo tumeze ngo nk'abantu donc urabona nk'umuntu wapfushije, ati kwa kuntu umuntu aba arira ku kiriyo yagize ibibazo, ati tumeze nk'umuntu w'umunyabibazo wapfushije ufite agahinda k'umuntu yabuze, atari kwa the same time tukamera nk'abajura. Niko yabize ngo ni Mooners and Robbers, n'abajura Real Madrid ni ibisambo by'ingufu, atariko kandi bakanitatsa nk'abantu bapfushije. Yabivuze mu kiganiro Pique yazanye nyine ajya akora. Mu by'ukuri we yavuze ati ngiye nka Tchouaméni uko myumva, ati biriya bintu ahubwo biradufasha nk'abakinnyi, ati kandi natwe twese tubyibuke tukiri abana. Match nk'izi hari igihe wazivugaga amagambo, ati nta kibazo kirimo. Rero ngewe mbona ntacyo bidutwaye mu by'ukuri kuba yavuga ibi bintu. Abababajwe nabyo rero nka Frank yavuze ati navuga ko niyo yabaravuze amagambo atari meza, ati abakinnyi ba Real habayemo ko exagera, surtout umuntu abantu bose bakondanye batangije intambara ni Carvajal. Havuze ati Carvajal uri umukinnyi mukuru, uyu mwana mwera muri national ya Spain,
at least warindira match ikarangira yagera mu rugo yamaze gukuringa ukamuhamagara ukamwati rero peti reka nkubwire niba ushaka umukinnyi mwiza nkugira inama nka grand frere wo muri Espagne ntukazajya ukora comments nka ziriya zisuzugura brand cyangwa se equipe nka Real Madrid bikagenderaho navuga yuko Real cyayiteye iriya frustration ahubwo rigoga si amagambo y'umwana ko baranamaje n'ubushize ati Bernabeu bazaba batwikira igisenge ati ni stade ikomeye ubushize ndiyo twabateye bine uriya ibintu yavuze icyabateye frustration nuko babakubise kanese zishize Real Madrid ntabwo yari itsinze match y'umupira w'amaguru yumvaga itsinze n'agasuzuguro yumvaga niyo bajya no mu ngumi yumvaga ishaka ibintu birenze umupira yari ifitemo ibintu by'imijinya yari ifitemo ibintu by'imijinya ifitemo ibintu by'uburakari bwinshi ibyo ntabwo ari byiza rero Vinicius akigera muri dressing room akabona telefone ye yahise afata ifoto Pedro igihe yamukururaga umupira yenda kuwuca arongera arawupositinga ngayo nguko ibyo muri Elclasico